Yesu ikiganza cyawe sura mu kiganza cyawe kiramurikiye abanzi abagome satani urwanya ntakazabona kubera yuko uyu munsi imbere yawe wowe shaka wowe ubuyobozi wowe ugendeye wowe ubwize wowe urwaniye wowe unesheje wowe ugiye wowe ubwize mu izina rya Yesu kandi ikiganza cyawe cyane hejuru kiragutya hejuru yawe kiragutya subiramo uyu munsi tera intambwe wegereye uyu munsi ninjye bari bahimwe reka dusenge Mana mu izina rya Yesu Mana ishobora byose ubyarwa byose ntakitaremwe nawe uri Jehova shiri uri zine tudemeni yasi uri raramo uri kuwa uri shayini nani yasera yukuze tuameni shayini ubyarwa byose ntakitaremwe nawe urashoboye kandi hanyuma uri Jehova shiri uri Mana urakoze wajye natwe isa cyose mwese kinizera cyane utabetsemo kabiri imbere yawe ureyama bana shira imbere yawe cyoro cyane witane imbere yawe bagire neza imbere yawe arenga nato abane imbere yawe adosoma n'utuye senza yawe ubizi barashaka hana bihejuru neza neza hakiza kawe bya Yesu kurutwema urakoze nawe haleluya zamuri kiganza cyawe gutagera gutya gira gutya kirangure cyane vamo hari ibintu ugiye kwakira vamo hari ibintu ugiye kwakira gira gutya rero gutya ndabara rimwe kabiri kugaragara tugiye gutya wakira bizina ryane okay sawa vamo hari ibintu ugiye kwakira agura vamo hari ibintu ugiye kwakira rimwe kabiri gatatu ugiye kwakira akazi mu izina rya Yesu ugiye kwakira akazi ugiye kwakira amahoro ugiye kwakira ugiye kwakira mu izina rya Yesu ugiye kwakira mu izina rya Yesu ugiye kwakira mu izina rya Yesu etaye mene tudemeni yasi mana shayini bombe ugiye kwakira ndamwe ikiganza cyawe ujye bamure cyane rimwe kabiri gatatu Chalo, oja mama mangu, kubani mechari, bamura cyane bawa ninjyane de kwakira. Abashaka kwatema zaza marira cyane.